Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Emi Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora, aka niko kanya keza ko kuyikora. Ese wigeze ubyuka uhinda umushyitsi kuko warose umukunzi wawe atwaye moto? Ukibaza uti ibi bisobanuye iki koko? Hari abantu benshi bajya bagira bene izi nzozi bakumva zibateye ubwoba, abandi bakumva ari ikimenyetso cyiza. Ariko kuri ni uko inzozi zifite ibisobanuro bitandukanye. Mbahaye ikaze, njye mugiye kubana na Emmanuel Uwihanganye. Ubusobanuro rusange bw'inzozi. Inzozi ntabwo buri gihe ziba zerekana ibintu bizaba 100%, ahubwo akenshi zituruka ku byo twatekereje ku manywa, ibyo twagizemo amarangamutima emotion, ibibazo dufite mu rukundo cyangwa mu buzima, cyangwa ibintu twabonye mu buzima bwa buri munsi. Ibisobanuro bishobora gusobanura izi nzozi: uburyo bwa psychology cyangwa se ibitekerezo bya muntu. Kurota sheri wawe atwaye moto cyangwa kurota umukunzi wawe atwaye moto bishobora gusobanura ko umutekerezaho cyane kurusha uko ubibona. Kabiri, ufite ubwoba bwo kumubura cyangwa ko azahinduka. Gatatu, kumva ko hari ibintu biri kumujyana kure yawe, emotionally cyangwa physically. Moto ishobora gusobanura umuvuduko w'ubuzima, ibintu bihinduka vuba cyangwa urugendo rushya. Ubusobanuro bw'urukundo cyangwa se relationship meaning. Mu rukundo izi nzozi zishobora kuvuga ko hari impinduka ziri kuza mu rukundo rwanyu, cyangwa hari aho wumva umukunzi watangiye kwigenga cyane. Bishobora no gusobanura ko waba wumva atakikugira hafi nk'uko byahoze. Ariko ibi ntibivuze ko byanze bikunze bizaba, ahubwo ni ibitekerezo byawe by'imbere cyangwa se inner feeling. Ubusobanuro bw'amarangamutima cyangwa se emotional message. Izi nzozi zishobora gusobanura ko ufite stress cyangwa gutekereza cyane ku rukundo rwawe. Kabiri kandi, ufite ubwoba bwo gutakaza umuntu ukunda. Icya gatatu, kurota umukunzi wawe. Izi nzozi zishobora gusobanura ko wumva ushaka kumugenzura cyangwa kumumenya cyane. Noneho ubusobanuro bw'umwuka cyangwa se spiritual perspective. Kurota umukunzi wawe atwaye moto. Mu myemerere ya bamwe, moto mu nzozi zishobora gusobanura urugendo rushya mu buzima, impinduka ziri hafi kuza, cyangwa ikigeragezo mu rukundo kigomba gusaba kwihangana. Ariko nanone ibi ni ibisobanuro byo mu myemerere, si ukuri gufatika. Noneho icyo wakora niba urose izi nzozi, ntugahite ubifata nk'ukuri 100%. Vugana n'umukunzi wawe mu buryo bw'ubwumvikane. Irinde gufata inzozi nk'ukuri wizeye 100%. Fata umwanya wo gutuza no gutekereza. Inzozi ni igice cy'ubuzima, ariko si itegeko ry'uko ibintu bizaba. Zishobora kutuburira, kutwibutsa, cyangwa kutwereka uko twiyumva imbere. Wowe wigeze urota sheri wawe atwaye moto cyangwa se umukunzi wawe atwaye moto? Andika muri comment tubiganireho. Turebere hamwe n'izindi nzozi zidasanzwe mwagiye mugira. Niba ushaka ibisobanuro by'inzozi nyinshi nk'izi, kora like kuri iyi video, ukande subscribe kandi wiyandikisha kuri Emi Media TV ukanda subscribe. Turakomeza kugusobanurira inzozi zidasanzwe buri munsi.